Hello, nongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe imico n'imiterere biranga umwana w'umukobwa ufite izina rya Gisele. Nongere gusaba abakunzi b'Inkuru TV yuko bakora like, bagakanda kuri icyo gipfunsi, bakajya no muri comment bakatwandikira, bakadusangiza ibyifuzo n'ibitekerezo byabo, kandi n'abashyashya bakaba bakanda ku nzogera bagakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza guhorana umunsi ku munsi, uko ibiganiro byacu bisohotse bibagereho mu buryo bwihuse. Gisele rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, aho risobanura urinda isezerano. Uwitwa iri zina akunze kuba ari umunyabwenge. Ba Gisele ni abantu bakundwa cyane, kandi ni umukobwa uzi kugaragaza urukundo, bimwe bamwe bajya bita romantique. Azwiho kwitegereza vuba kandi mu bitekerezo byimbitse bimutera gukomera. Yirinda cyane imyitwarire yatuma atakaza amafaranga ye. Ni umunyampuhwe, akunda ibitabo byiza kandi yishimira ibihangano by'ubugeni. Muri make akunda gukurikirana ibintu byiza byose mu buzima. Gisele akunda kurangwa no kwanga gutegekwa, ahubwo akishimira kubaho yigenga. Ni umukobwa wigirira icyizere iyo ari mu bandi, agafata imyanzuro ye bwite adahatirijwe n'abandi bantu. Gisele rero uzasanga ari umukobwa ukunze kwinjira mu bintu byose ndetse akagaragaza ko abizi. Akunze gukoresha ijambo ndabizi. Mu mibanire ye n'abandi, Gisele akunda kutavuga menshi ndetse ntanasetswe n'ibintu byasekeje abandi. Uburyo abonamo ibintu bituma benshi bamufata nk'aho arimo kubashyiraho cyangwa kubaryarya. Ashaka ko bakora ibyo yifuza ndetse akabivangira muri gahunda. Gisele akunze kuba ari wa muntu ufite amarangamutima agoye cyane, kuko ashobora kurakara no kwishima mu gihe kimwe. Ntabwo akunze kwiha intego zihambaye, ahubwo akunda kubona ibintu bihamye kandi byamaze gukorwa ndetse bihuye n'inshingano ze. Gisele rero uzasanga ari wa mukobwa kandi ukunze kuba nyamwigendaho. Ntabwo akunda kuba yafatanya n'abandi, aba afite inshingano ye n'ibyo yifuza kugeraho kandi akabiharanira, agakoresha imbaraga ze zose kugeza abigezeho, kandi nta kintu cyapfa kumuca intege icyo ari cyo cyose ku intego aba yihaye. Gisele iyo amaze gukura uzasanga aba ari wa mukobwa cyangwa se umugore uzi gufata inshingano akanazubahiriza. Aba ari wa muntu uzi kugira abantu inama, kubayobora no kubatega amatwi abamugana bose. Gisele rero iyo akunze ikintu arabikwereka, n'iyo atabikunze arabikwereka.
Icyakora iyo mutamenyeranye Gisele arabanza agaceceka ndetse ushobora kugira ngo agira isoni kubera ukuntu akunda kuganira kandi adahisha amarangamutima ye. Iyo yishimye arabimenya, atakwishima byose akaba wabimenya akabikugaragariza. Gisele rero mu muhamagaro uzasanga ari wa muntu ukunda kuba yaba umwarimu, umufilozofe, umwanditsi, umubarankuru cyangwa se umuganga uvura indwara zo mu mutwe akoresheje imiti cyangwa se ubujyanama, bitewe n'uko akunze kugira ibitekerezo byinshi ndetse no guhangayika bishobora kumutera kuba yajya abura ibitotsi. Gisele kandi uzasanga ari wa muntu ukunda kuba yagaragaza ibitekerezo bye ndetse aba yumva yahora azi imbere y'abandi. Mwakoze cyane rero, nizere yuko abafite izina rya Gisele barushijeho kunogerwa cyane n'iki kiganiro, n'abafite abakunzi bitwa ba Gisele nizere yuko barushijeho kumenya uko bazajya bitwara n'ibyo bazajya bungukira ku nshuti zabo zifite izina rya Gisele, n'abamama batwite nizere ko barushijeho kumenya amazina bagenda bita abana babo bitewe n'ubusobanuro bw'amazina n'imyitwarire n'imico igiye iranga ayo mazina. Mwakoze cyane rero kuduha umwanya wanyu